Zaburi ya 27. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome kinkingira, gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azanshyira hejuru amagarike ku gitare. N'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose, ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakwiringiye, wavuze uti nimushake mu maso hanjye, nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka. Ntumishe mu maso hawe. Ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya, ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye ntundeke. Nubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. Ntume abantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye, n'abavuga iby'urugomo. Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Amen.